cyokora umva mada Dina uyu mukobwa ubu ntari kunyumva Dina Yes auntie wino hano nkubwire turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwebwe mwebwe abakunzi ba mama Sharirene mu nkurikiranira mu Rwanda mu ntara zitandukanye mu bihugu by'abaturanyi abankurikirana muri Afrika no hatandukanye mwese turabashuhuje duherutse rero kujyana gushopinga imyenda muri Alpha Boutique nubundi dukomeje kubararikira kujyayo hari inkweto hari imyenda ya sport hari amashati y'abagabo hari amashakoshi y'amoko yose hari inkweto z'amoko yose hari icyangwe hari amapantaro mbese hari imyenda wambara taye iyo ariyo yose na za taye za zindi za taye turi kwanga tukajya kwihagisha hari ahepfo uragenda uko uteye kose bakakwambika ukaberwa ni nayo mpamvu rwose bira bintu ni mubireke ujye ugenda urebe umwenda ugukwiriye kandi ukubereye muri Alpha kuko irahari ubwo rero muri uyu mwanya ntago ndi ngenyine ndi kumwe n'umutumirwa umutahira w'umumama niwe turi kumwe uraho muraho neza umeze bon ndaryoshye twakoreye ikiganiro rero mu mbeho niyo mpamvu mubona twambaye amakoti turi ahantu nyine hatikoraho ariko hakonje turakwakiriye kuri mama Sharirene murakoze cyane nitwa Vestine Dusingizimana mama Mikitamu umutahira w'umumama nkaba ku izina ry'ubuhanzi nitwa Mpano Good cyokora uri Mpano Good ese Mpano Good ego Mpano iryo zina rya Mpano waritekereje ute ni wowe waryihimbye cyangwa n'abantu bari guhimbye Mpano Good ni izina ryanjye ry'ubuhanzi nagitinganye filime igihangano cyanjye cya mbere cyitwa Imfubyi zigira ibanga yego mboneho kubabwira ko Imfubyi zigira ibanga yasohotse season ya 2 yego ikabiri guca kuri channel ya Zone 250 ikabiryoshye kandi ishyushye cyane irimo abastari b'ibyamamare intare y'ingore Fabiola Shani Rugamba Shema Mpano Good Nyirangona ndetse n'abandi noneho akaro hanyuma tubwire umukinnyi ufite mushyashya ninde muri filime yawe mfite umukinnyi mushyashya yitwa nde utwika ukeye wagitinga ufite motion uwo mukinnyi ni mama Sharirene mama Sharirene akaba ari kwagitinga filime yindi nshyashya ngiye kubasesekazaho yitwa Umuhana Avayo yego hanyuma rero twari tuje hano nta kindi kituzanye twari tuje kubabwira ngo mukurikirane filime z'uyu mumama nkuko yabibabwiye ni filime nziza zirimo amasomo hanyuma iyo filime ndimo gukinamo shyashya afite izasohoka rwose vuba muzayibona no kuri mama Sharirene tuzashyiraho link mu kiganiro kugira ngo muzayibone muyikurikirane ni filime irimo amasomo menshi irimo amasomo ugomba kugira urukundo uri umukristo ugomba kugira ibanga uri umukristo ntukwiye kwishimira ibyago bya mugenzi wawe uri umukristo ugomba kugira inama mugenzi wawe nziza nk'umukristo ni filime irimo amasomo menshi nanjye muri make mwabyumvise ko naje gukina muri iyi filime hanyuma ikindi uri umukristo ndetse wo muri ADPR ego ko nigeze numva bavuga yuko ngo gukina filime ngo ari ibintu by'ibishitani bibi wowe ntago bazagutenga cyangwa urabimenyereye intambara zo gukina filime ubibona ute njyewe ndi Mpano ese koko filime kuzikina ni bibi njyewe Mpano Good rero ntago uzarwana n'impano yanjye ngo ngukundire yego kandi buriya mu ijuru nibo bakora control
Yego. n'abantu bose ngewe impano yanjye nyikoreshanya ubunyangamugayo naho wowe wabyemera cyangwa undi ntaho atabyemera. Yego. Ikindi impano yanjye nzi ko ifitiye umumaro sosiyete nyarwanda. Yego. Nkurikije filime nandika, inyigisho zirimo ndetse mvangamo n'ibiruhura mu mutwe, haba harimo udukomedi, akantu ubona kari busetse, haba n'ahari butume umuntu ababara agahita afata umwanya wo gutekereza ati ubundi ari njyewe bibayeho byagenda gute. Yego, ari njye bibayeho. Izo ntambara rero ntabwo zibura. muri ADPR narahagaritse. Ubu se? Oya, narahagaritswe nyuma ariko yo bari banjijije sene nakinye. Ngo kuki ngo wakinye ngo uri mu cyumba ngo n'umugabo utari wawe. None nkisobanura ngavuga nti rero umugabo wanjye nawe yarahagaze aho ngaho. Yehe. Director yaraha na cameraman niba kinye. Oya ngo ruranuka. Oya, wari wamupfumba sasa mwishoka neza. Naratuye. Mubigenje uti. Nyine waragiye murapfumbatana mwishoka nubwo ari filime. Iyo filime yari gospel. Noneho igaragaza ko umudamu yasengaga akagira iyerekwa. Yego. Noneho rero tujya mu buriri mugabo araryama muryama inyuma ndashiguka. Nyine ducishaho inzozi ndose ndashiguka ndamukomanga. Namwani sheri ndarose ndose gutya na gutya. Muri mwishuka imwe. Kananjye nangutenga wallahi. Oya ariko ntaga tuba twabaye amashari bwa mbere ushutinze. Filime ndabizi ariko sinzi ko nabona imbaraga zo kujya mwishuka n'undi muntu. Ariko icyonzi. None se nka mugani uburi mwishuka umukameraman abahari nabo mwakinanye bose baba bahari bareba ibyo byo nta naho bihurira. Ariko rero ngiye nkurikije. Bahise bagutenga. Ndanga gaciro na gikristo. Basabye imbabazi. Nasabye imbabazi Imana. Yego. Nibyo tugomba gukina tukageraho tugarukira kubera impamvu. Nari kandi simbicuza. Yego. Uko nyine avuze ati none se ibyo uri kuvuga wowe urabizi n'umugabo wawe arabizi yarahari. N'umugabo wawe yarahari. Ariko abatari bahari babibona. Ako nibyo. Bakubona baterera. Ibyo ntago baguhoye ubusa. Ndagenda nyine ndihana kandi numvise imitima y'abantu nyine ibohotse. Ariko mu by'ukuri filime zibamwe intambara. Filime zibamwe intambara. Ushobora nko kujya nko kuri tere aba wa mugana bakwa nko bati bari abantu ko bavuga ati ko turuzi ya muterekeye amasora ati inyuma ya kamera bajyavuga ngo inyuma ya kamera habibiki ariko mu by'ukuri nyine ujye mureka tubakinire neza kuko hari umuntu wabwira ngo tereka amaso ntabishobora noneho hari seni nakinye ejo bundi ngo shahuge ngo waji uri kubwira umugabo se batanyica urumve n'upfubyiza igira ibanga ndabararikira n'ukuri kuyikurikira kandi rwose yarasohotse igeze kuri episode ya 3 nababwiye ko iri guca kuri zone 250 ni filime iryoshye irimo ubuzima bw'umukobwa mpano nababwiye ko ari ubuzima bwanjye bimwe muri byo nahereyeho. Yego. Byo mu bupfubyi bwanjye. Hanyuma se ukora filime irangira cyangwa ni ma episode? Turi gukora filime z'ama episode. Impfubyi zigira ibanga na episode nyinshi cyane. Ndetse twashutinze byinshi cyane ubu mbega tugiye kujya tubahereza. Hanyuma no kwa mbere no kwa gatanu. Ndetse nitubona bimeze neza tuzajya tubongezamo n'izindi nyine biraterwa no kuntu abakiriya bacu bari bo bugenze. Yego, ikibazo cy'amatsiko. Umugabo wawe. Yego. Nta mpungenge ajya agira kuri wowe kuko nese ahantu hose ugiye gukina murajyana mbwiza ukuri. Nta mpungenge ajya agira ati umugore wanjye n'abari abagabo bakinana. Nta mpungenge ajya agira ngo avuga ati ni filime gusa akakubona uri mwishuka wenda atahaje uwo munsi uri mwishuka uri kuvuga uti sheri aragenda ntubone afite imbogamizi. Uretse ko wenda iyo sene yo nayikenye rimwe kandi nyine nkahita nanabyihana nkanabireka kuko nawe yatari ndangagaciro n'umuco wa gikristo izo zo naraziretse. Ariko mu buzima busanzwe njya kwinjira muri sinema nabanje kumugisha inama. Ikindi kintu kima avantage yo gukomera no gukomeza nuko twabiganiriye. Ikindi yankunze nge ndi kuri tere. Yego. Buriya sheri yankunze ndi muri stade ya Gatwaro ndi kuvuga umuvugo rwose ndabyibuka icyo gihe na none narampembye. Akomana arankunda mu kubana rero
twabiganira ndamubwira yabanye n'uwazi azi n'ibyo arimo mfite intumbero yo kuzaba umuhanzi yego kandi ndashaka mu by'ukuri no kuzakina filime ndumva rero arambwira ati uzaho nakuboneye batangiye kumbwira ibice by'umuvugo navuze ati nanjye rwose uri umuhanzi witwa umugore wanjye byanshimisha yego rero niwo muterankunga wa mbere mfite ndamushimira cyane papa w'abana banjye yubahwe ni umugabo w'inyanga Imana imuha umugisha umugabo unkomeza amaboko ni umugabo dushyize hamwe duhuje Imana imuha umugisha niwe muterankunga mfite igihe cyo gutegura filime niwe ushaka amarokesheni ukabona ko ibintu bimeze neza wenda bishobora bakeya ariko ngewe kubera no kumucira bugufi no gukora inshingano zanjye bituma ambohora turimo wenda dusatira umusozo twari tuje kubabwira ko hari filime Mama Sharirene yatangiye gukinamo kandi izasohoka vuba aha muri iyi minsi tuzayibereka ni iyihe nama wagira abantu bakurikirana abakinnyi nimba umuntu akina ari umwicanyi hanyuma bagahita bamwanga ngo ni umugome nimba ukina wigeze indaya bakakwanga ngo ubwo uri indaya ku buryo nta n'uwaza kukurambagiza pe waba uri gukina uri umuhanuzi w'ibinyoma baturiya mbese ni iyihe nama wagira abantu nk'abo babangamira abantu reka mbagira inama buriya umukinnyi tumukinisha amaze gukora casting ibintu tukabona ko abitsinze ntabwo rero tumukinisha kuko ari umugome ahubwo turabanza tukabashyira kuri tere tukabakastinga utsinze icyo kintu uri kugikora neza niwe duharore rero ntabwo tuyiha umugome ahubwo tuyiha umuntu ufite ubwo buhanga wabitsindiye rero abantu ntimutwange mubona ko nkunda gukina seni ndira ariko kandi iyo ndi gukirana na Mama Sharirene official mfite mahane nayo muzabibona ubwo rero kandi ngende n'umwana mwiza mutwihanganire kandi turabakunda mukore subscribe kuri Mama Sharirene official nimurangiza mukore subscribe kuri Zone 250 mureba ayo mafilime kandi turabakunda cyane twari kubararikira rero iyo filime Imana nibaha umugisha abakunzi ba Mama Sharirene n'abakunzi bizo filime ndabizi ko maze iminsi muzireba ariko n'ubundi mukomeze kuyireba bye bye murakoze cyane